Kristo Yesu akuzwe, bene data bavandimwe. Ineza y'Imana ihorane natwe. Mwanya nk'uyu nifuje kubaganiriza ku ijambo rivuga ngo umuntu n'agakiza. Topiki umuntu n'agakiza. Mbese bene data, umuntu niwe wakira agakiza cyangwa agakiza kakira umuntu? Burya umuntu niwe wakira agakiza. Ngewe uko mbyumva nifuje kuba nabibagezaho nkuko twabiteguye. Umuntu niwe wakira agakiza, kubera ko umuntu atera intambwe imwe yakira agakiza. Umuntu atera intambwe imwe asanga Yesu Kristo, Yesu Kristo agatera intambwe 99 aza mwakira. Iyo umuntu aje asanga agakiza, afite inyota yo kwakira agakiza, n'agakiza nako karamwakira, karamwiha. Agakiza kakira umuntu kandi n'umuntu yakira agakiza, byose biruzuzanya. Ariko hagati aho umuntu atashatse kwakira agakiza, mu bwami bw'umutima we, ntekereza ko agakiza katajyamo, kuko agakiza ntabwo gahatirizwa, nta nubwo gahatana ngo kaze kagufosinga kagushyiraho pressure ngo nyakira. Oya, wowe ubwawe ni wowe wifatira umwanzuro, ukifatira icyemezo ati birakwiye ko ngomba kwakira agakiza kugira ngo ubwami bw'Imana buze mu mutima wanjye. Ibyo nabuze mu mutima wanjye nzabibona. Imbaraga y'umwijima iba mu mutima wanjye izavamo, hazemo urumuri rw'umucyo kandi rw'amahoro, kubera ko nakiriye agakiza mu mutima wanjye. Ahubwo wakibaza uti agakiza kaboneka gate? Agakiza karagurishwa? Oya, ntabwo agakiza kagurishwa. Agakiza wakabonera ahariho hose. Ahariho hose bavuga izina ry'Imana, ahariho hose. Niyo waba uri mu nzira ugenda, ushobora kuri mu nzira ugenda cyangwa uri wawe muri gahunda zawe, umutima wawe uri guhindishwa umushyitsi n'ijambo ry'Imana riri kuvugira, n'ijwi ry'Imana ry'Umwuka Wera riri kuvugira muri wowe aho uri, ukaba wahita wakakira agakiza. Ushobora no kukakira uri mu nzira ugenda, agakiza ushobora no kukakira uri mu murima uhinga, agakiza ushobora kuba uri no mu modoka ugenda. Ijwi rya marayika wera w'Imana rikaba ryakuzengereje umutima wawe, riri kumwe nawe aho uri hose, kandi abo muri kumwe batari kubibona, wowe ukaba uri kumva ijwi ry'Imana abandi bataryumva, rikubwira ngo akira agakiza, va mu byo urimo, ubona amahoro, uhinduka mu mutima wawe, ugahita ufata icyemezo cyo kwakira agakiza. Agakiza ntabwo kakirirwa mu rusengero gusa. Aha munyumve neza, mu rusengero, mu nzu y'Imana yitiriwe izina ryayo, ho ni akarusho. Tujya mu rusengero muri buriya buryo ubwo kugira ngo tubashe guterana kuriya twumva ijambo ry'Imana. Iyo duteranye kuriya mu buryo bwo kumva ijambo ry'Imana, impano tuba turi gutyazanya, impano ziba ziri gutyazanya. Kandi muvandimwe mwene data, burya impano ziruzuzanya. Bikaba byiza cyane iyo uhuye n'umutambyi n'umukozi w'Imana, umushumba, akakuramburaho ibiganza akagusengera. Hari izindi mbaraga zikwinjiramo kandi z'umucyo Imana icisha muri we, maze nawe muri wowe umutima wawe ugahabwa izindi mbaraga. Kuko ibiganza by'umushumba, ibiganza by'umwungeri, by'umutambyi bisize amavuta.
birimo imbaraga z'Imana. Ibiganza by'umushumba wageze ku musaraba, ibiganza by'umushumba urimo imbaraga z'umwuka wera w'Imana, ibyo biganza by'uwo mutambyi birimo imbaraga. Ukimugera imbere gusa aba afite n'amaso y'umwuka wera, afite izindi mbaraga z'amaso, ahita abona ibikuri mu mutima, ikikugenza icyifuzo cyawe, nawe abifashishijwemo, abiyobowemo na wa mwuka wera w'Imana umukoreramo. Rero nshuti yanjye, agakiza umuntu arakakira kandi nako kakamwakira. Akira agakiza inzira z'ikigendwa kugira ngo urumuri rw'umucyo rurusheho kwaguka umutima wawe. Agakiza gatangirwa ubuntu, ngwino kwa Yesu nawe ubona ubwiza bw'Imana. Nawe igihe uryamye utangire ugira amayerekwa meza, utangire kujya kurota uri kumwe n'abamarayika. Watangiye kurota abamarayika bafite imitwe nk'iyibizu, utangire ugirirwe umugisha wo kurota ubona abamarayika bagusuye bafite ibihanga bimeze nk'iby'igisiga. Ugirirwe umugisha wo gutangira kujya urota ubona abamarayika bagusuye bafite ibihanga bimeze nk'iby'intare ndetse n'ibihanga bimeze nk'iby'inka. Sabo gusa, hari n'abandi bamarayika bazajya bakugenderera bagusura bafite ishusho y'ubumuntu, bafite ibihanga nk'iby'abantu, bambaye ishusho ya bumuntu. Abamarayika bazakugenderera bamaze kwakira agakiza, mwene data muvandimwe, ni benshi bagiye batandukanye. Hari abo uzabona muri wowe nawe bikugira ugira ubwoba, ugire kwikanga, ariko kubwo wa mwuka wera uri muri wowe na wa mwuka wera uri muri wa mumarayika, iyo bihuye ntabwo bikora siriko, ahubwo wumva urushijeho kumwishimira. Mbere wamutinye ukimubona kuko wabonye uburanga bwe cyangwa se ishusho ye, ubona aratinyitse, ariko wa mwuka uri muri wowe wahawe na wa mwuka uri muri wa mumarayika birahura bikumva ni haleluya. Nyemerera muvandimwe wakira agakiza. Umuntu utarakira agakiza ni ukuri aba uri guhomba, urimo urahomba, uri guhomba. Hari ibyiza byo mu ijuru utarimo ubona, hari ibyiza biri mu rurembo rwera ukeneye guhishurirwa, hari ibyiza byo mu bwami bw'Imana ukeneye kuba wabona nawe ukamenya. Abo bamarayika ngo ibizima bine ukeneye kubabona, abamarayika ngo b'abakerubi, abaserafi, abo bamarayika ukeneye kubabona, ukeneye kubamenya, ukeneye kureba Yohana Umubatiza aza kugusura, ukeneye kugira amayerekwa meza, ukabona Mose yagusuye, tubona mu gitabo cya Bibiliya yera. Abo bose uzabahishurirwa, uzaberekwa kubw'umwuka wera uzaba uri muri wowe, kubw'agakiza k'Imana kazaba kari muri wowe, hamwe no gusenga kwawe no gukiranuka. Wera imbuto nziza, hari byinshi uzabasha guhishurirwa byo mu rurembo rwera. Muvandimwe, umuntu yakira agakiza. Twari ku ijambo rivuga ngo umuntu niwe wakira agakiza, agakiza nako kakakira umuntu. Ineza y'Imana n'urukundo rwayo no kugirirwa n'imbabazi nayo bihorane nawe ibihe byose. Amen.